ikintu cyatumye na performing muri concert yatumiwe Demarco from Jamaica no kubera unseriousness y'aba organizers b'iki gitaramo. Nonese kuki mutereke ngo ngiye mbabwire wori ngani ngamandi ize obanga Diamond Entertainment League wishira mu bibazo brother. Kwinjira turinjira nk'abasani tugeze hano no protocol nano kutwereka aho twicara nano kumenya ko we are guest artists who on the poster tugomba gukora iki bagomba kutwereka aho twicara baze tunasigning iyo contract baduha amafaranga dukora iki tuje kuri stage na nubu ngubu bigeze aya masa ndikore interview simwo masa 7 cyangwa 8 ande ndababwira ariko mushira kuri poster mumana contract signinga mumana amafaranga before I go to the stage na butekamutwe bupfa kugenda na muntu ushaka kuzanga gutekaho umutwe akoresha ishusho yawe yamamaze nzane umufana wanje arabafana benshi na bari banyiteguye bagomba kuza gukora iki kureba umuhanzi nka Deluxe avuganye na Airways hamwe na Kivumbi baririmbye bo bimeze gute kubera iki mwebwe abahanzi ba dancehall gusa ni mwebwe mutagaragaye kuri stage ni cyo ikibazo buriya ndashaka kukibaza Patrick. Yeah man. Yes, ngo numwe mu bahanzi bagombaga guperforming uyu munsi muri iki gitaramo cya Demarco hano kuri BK Arena. Akaba yitwa Deluxe n'umuhanzi wa dancehall ariko nawe yasohotse ababaye cyane ntabwo ari performing uyu munsi byagenze gute Deluxe. Ikintu cyatumye na performing muri concert yatumiwe Demarco from Jamaica no kubera unseriousness y'aba organizers b'iki gitaramo. Aba bantu baraduhamagaye as dancehall artists kugira ngo bakora igitaramo bazanye mu dancehall artist bifashisha n'aba dancehall artists bo mu Rwanda. Baraduhamagara batubwira ibi mugomba kuza turabwira ariko yes it's good ko mwarutekerejeho ariko dufite we do it as business even though tubikora nk'abantu babikunda ariko tubikora nka business. Batubwira okay naribi tuje kubasainisha contract batuga mutweza amafoto avuga okay nyohereza ifoto yanjye ndababwira ariko mushira kuri post mumana contract signinga mumana amafaranga before I go to the stage menya neza ko amafaranga yanjye ahari. They were like okay I sent my picture ndayohereza turabahamagara umunsi wa mbere se contract zazaryari ati turaje ati ndaguhamagara mu gitondo ati ndaguhamagara ni mugoroba umunsi ukarangira wa kabiri ukarangira and I was like okay nakundi nje kubona mbona poster yasohotse bayisohoye already tutasigning the contract. You understand abanyarwanda mwumve neza umuntu afashe ifoto yawe nje maze igihe abanyarwanda cyangwa abafana banje abafana b'umuziki wanye nka Deluxe batambona kuri stage they were so excited kumbona ndi hehe nje ku performing again ariko babonye poster source bavuga ati okay nje ku performing I'm like yeah it's different mbwira abantu nase kuki mwadushire kuri poster mutabanje ko iki mutabanje gusigning kuduha contract ngo du signing. You understand ati nta kibazo nimugire ikibazo ati nugira ikibazo nimugera hari atejo ndaguhamagara ubwo niba Patrick nahamagaraga nawe akabwira undi type witwa Ronald ariko he's just a middleman arabwira ati ejo muzasigninga contract yanyu uvuga okay ubwo badushize bikatubizere because you know I'm a dance artist and I'm a rasta ndabyumva ariko umunsi wa kabiri uragera na contract signings kuko nago umusani ashobora gusigninga contract n'amafaranga abonye. Ejo bundi araduhamagara ati musange Nyarutarama inde mujama yitwa Patrick ati musange Nyarutarama niba ari ukuriye Diamond League Entertainment I don't know ariko niwe waduhamagaye njyana na Big Bridgen wanje Sparks tujayo Nyarutarama turicara batubwira ati rero ubu ngubu na amafaranga dufite ariko ejo mu gitondo muje gukora sound cyangwa gucheckinga sound muzasigninga contract babahe n'amafaranga yanyu before mujya kuri stage kuririmba. Saa 7 ziragera na call saa 8 saa 9 saa 11 nibwo baduhamagaye
dufata inzira tuvaho twari turi turaza tugeze hano kwinjira turinjira nk'abasani tugeze hano no protocol nano kutwereka aho twicara nano kumenya ko we are guest artists who on the poster tugomba gukora iki bagomba kutwereka aho twicara baze tunasigning iyo contract baduha amafaranga dukora iki tuje kuri stage na nubu ngubu bigeze aya masaha ndikore interview simwo masaha 7 cyangwa 8 tugeze aya masaha na contract nachi nanu muntu turimo kubona who is in charge of the concert nonje nkabaza nk'abanyarwanda turi mu gihugu kirimo gikoreshwa n'amategeko cyangwa se kirimo na butekamutwe bupfa kugenda na muntu ushaka kuzanga gutekaho umutwe akoresha ishusho yawe yamamaze nzane umufana wanje arabafana benshi na bari banyiteguye bagomba kuza gukora iki kureba umuhanzi nka Deluxe abaje kureba Syntax arabaje kureba Devil Ranks arabaje kureba Sparks everyone are them dancehall artists hano ariko na numwe bigeze begera ngo byibura banamuye niyo contract icyo bakoze bafasha amashusho yacu bayashira kuri poster iriho umuhanzi bishyuye w'umunyamahanga dancehall artist kuza hano kuririmba bafata n'amashusho y'aba dancehall artist babashiraho kugeza ubu ngubu aya masaha nago nigeze performinga sinigeze nibo mbona niyo contracting onsinye ngo bama amafaranga yanjye nje kuri stage ndirimbira abanyarwanda baje kundeba bamwe binjiye bishe n'amafaranga yabo nukuvuga ngo bakoresheje ishusho yanjye cyangwa face yanjye kugira ngo nje kuri poster nari mwumvikanye ngahe nago navuga amafaranga ko amafaranga nje igice ubundi amafaranga naga ari fixed turaganira turaganira ariko ayo twaganiriye yose ayo bemeye kuma nago bigeze bayama icyo bakoze banze kumbwira kare yuko batazamaye amafaranga ngo mbwire n'abanyarwanda yuko nazaririmba kugira ngo nazaba contract ndayifite wayisinye nago nigeze nyisi sasa iyo ufite contract idasinye nagomba ko mu mategeko ashobora kuba ari imbogamizi no kuvuga ngo iyo umuntu aguhaye contract akakubwira ati ejo ari uwo munsi wa concert atuzaza usinye iyo contract no kuvuga ngo ubwira abanyarwanda already nagubura bahagarika ngo babwire uti you know what nago nzaza kuririmba kugira ngo nudafite iyo gahunda yo kuza n'uwari ufite gahunda yo kuza kureba Deluxe ahagarara reke kuza ariko banze kubimbwira ahubwo they used my picture my photo iguma kuri post my image I'm a brand nago bashobora gufata urugero nago bashobora gufata ishusho ya meeting icupa rya meeting barishye kuri poster batavuganye na Airways hamwe na Kivumbi baririmbye bo bimeze gute kubera iki mwebwe abahanzi ba dancehall gusa ni mwebwe mutagaragaye kuri stage ni cye ikibazo buriya ndashaka kukibaza Patrick impamvu abandi baririmbye ibyaye byose nta muhanzi ndizera neza ko bafite ubwenge batekereza nta muntu upfa kujya kuri stage aziko spending amafaranga atanga ajya kwishura audio ajya kwishura video akajya kuri stage kubona keretse babyumvikanye wowe back tushaka kumbwira uti mfite show muzaze mu ndirimbire mumfashe na amafaranga mfite mwaza in a friendly way nka performinga nkanahamagana abahanzi ariko mu gihe wambwiye uti ugomba gusigning contract ndaguha amafaranga mereza ifoto yawe nyishire kuri poster mamagara abantu baze kureba stage yawe mwana yiguha ukayipostinga nukuvuga ngo kuba wafashe iyo foto yanjye ukayishira kuri poster iyo ni a half of you confirming ko umuhanzi washize kuri poster agomba gukora iki kuririmba right now ndi kuri poster mfite crew yanjye y'abafana baje kureba Deluxe nkuko Sparks afite crew ye y'abafana nkuko Devil Ranks nkuko Syntax everyone afite abafana be bamwe twazanye na famille zacu so reaction ikurikiraho ni ihe kuri wowe in personal we have lawyers kandi turi mu gihugu kigendera ku mategeko nago umuntu apfa kuza ngo aguscamming agendera aho ngaho you know they used my photo so they need to pay for that if they don't pay what is going next? To use our law. We trust our government. Nagari government y'abafere. Nukuvuga ngo niba nabo bafite aba lawyer tuzahurire mu rukiko.
Okay, nihe message ufitiye organization ya Diamond staff and Patrick wenguye mungakomeye kumuvuga izina message mfitiye abo ba organizers, they need to digest what we call seriousness. Niba wumva ukeneye kuza muri industry, be serious on what you're doing. This is business. This is business. It's not a charity thing. Iyo biza kuba ari charity thing bakavuga ati muzaze nibingibi, we are an organization ikora ibi nibi muze muririmbira abafana, nta kibazo tuzi ko ari charity tugiye gukora. But if it's business, wazanye umunyamahanga kuva hanze wamwishyuye amadolari nashaka kumenya, washize kuri post uvuga kuri bunyishyure, hamagara abafana bawe na postinze posta yabo kuri Instagram, hehe kuri platforms zanjye zose, nagiye kuri radio ndavuga abafana banje muzaze mu ndebe kuri stage. That means I even did that without them paying me. Igitaramo nago cyitabiriwe n'abafana. Yes. Ma music ya dancehall cyangwa music in general. Isho kuba ari impamvu yo kuzahabwa amafaranga yanyu. Ibi ngibi nicyo bivugaho. Uyu muntu agiye gutangira business, haba ari ikintu cyitwa taking risks. Nukuvuga ngo we nutangira business igahomba, naguri burenganye baba consumers mukubera ko bataze gukora iki kukugurira whatever you're selling. Sibyo kuba bataje si impamvu zanje nk'umuhanzi, ni impamvu zabo nk'aba organizers. They were supposed to do whatever they can kugira ngo babone abantu. Nago mbarenganya kuba abantu bataje, ibyo bintu bibaho, ariko nubwo bigeze ba communicating even before, even right now kuva ninjiye hano kuri arena, kuri BK arena, kuri BK arena, no protocol. Nageze muri parking mbura n'umuntu umbwirane tugende hariya wicare, n'abantu bagombaga kuza ngo wenda byibura batubwire ngo you know what ABCD byageze gutya na gutya, nta numwe turahura nawe, nta muntu turahura nawe, bose urimo kubabwira can we talk, ndaje give me 5 minutes, hashize amasaha 5 tugeze amasaha. Patrick mwahuye se kugira ngo mugane in personal kuko wakomeje kuvuga Patrick. Yes. Mwavuganye muri iri joro? Nukuvuga ngo ngiye mura nawe bwa mbere namubwi twahuye avuga ngo ndaje let me come and take care of yourself of you guys, ariko itakomeza arahunga. Na nubu ngubu umuhanzi utaye akazi ke kuva hehe. Man, this industry is really big kandi is so hard. Nagari ibintu umuntu abyuka mu gitondo ngo nabuze icyo nkora reka mbijemo. No, this is business. So if I came here ngabanjeje amasaha ya 8 sinaryamye ngo mbyuke nje mu kandi kazi, umbwira uti uraza kuza before you go on the stage uje gufata amafaranga yawe. Kuba nagiye kuri stage kandi ishusho yanjye wayikoresheje wamamaza igitaramo cyawe ku buntu, utana washizo nono nagasuzuguro kukutamvugisha ngo unambwira uti ABCD byagenze gutya, tunabikosore in an amicable way, in a friendly way, birasuzuguritse. Nanjye nk'umuhanzi ndumva asuzuguwe cyane byatari, kandi iyi ni message igomba kujya ku bahanzi abari bo bose. Thank you. Yeah, ni message igomba kujya buri muhanzi w'umunyarwanda nkuko muzatubwira ati ihesha agaciro bagushira gute kuri poster bakakubwira ati bakwamamaze, nurangiza show ibe abafana bawe baraje barinde bataha batakubonye uririmba, ejo mu gitondo bazavuga gute? Bazakwita umuskama. So right now sinzi n'ikintu nzabwira abafana banje ejo, niyo mpamvu mvuze ni let me just air this kugira ngo n'undi muhanzi uza muri industry mazemo imyaka 12 uza muri industry amenye how he or she is going to do it. Thank you bro. Blessings. Uyu nguyu numwe mu organizer bi event nawe afite icyo cyaka kuvuga. Witwa nde? Mad Easy. Cyangwa niwe Patrick? No. Ariko naye ndi muri team ya teguye show. Okay, mwambuye abantu amafaranga yabo abahanzi ba dancehall bo mu Rwanda barababaye cyane, bakeneye amafaranga yabo, sinzi kuntu bizagenda. No, ikintu twashakaga muri make kugira ngo dupange iyi show. Wenda nuko byabaye kose ndakeka namwe nimba mwari mwabibonye abantu ntabwo bitabiriye ikintu.
twahuye mu n'utubazo twinshi mu by'ukuri wenda nubwo abanzi baba dansora barakaye cyangwa iki n'iki barashaka amafaranga yabo bashaka amafaranga Yes. amafaranga si cyo kibazo cya mbere kuko wenda ni ikibazo kuri bo kuko bagombaga kwishyurwa ndabizi cyane ibyo ngibyo dufite uburyo tugomba kubiganiramo nabo